bashaka ko nsarura nkabo kandi njyewe simbiba nkabo. No, amagamba nshinege ntangera mu nkokora nkomeje umurimbo wanjye. People you talk too much. Marry this, marry that. Oh my God. Check 1 2. What I can say, I wish you success cause you're a good artist. Meliane ni umuhanzi mwiza. Oh yeah. Yes. Ya Sintex turi kumwe rero aratwemereye. Meza bro. Makuru ni meza. Meze neza. Yego. Meliane Unesha na people yanyu turi kumwe ahangaha. People, we people. People, we people. Yabahaye kapela. Twari tugutegereje ngo mudutwike. Ya Sintex yaje. None ndakwemereye. Abavuga baravuga baba bavuga ngwinzira zanjye ntizigira iyo zijya kuko iyo bareba atariho bambona bashaka ko nsarura nkabo kandi njyewe simbiba nkabo. No, amagamba nshinege ntangera mu nkokora nkomeje umurimbo wanjye. People you talk too much. Marry this, marry that. Oh my God. Check 1 2. Check 1 2. Oh my gosh. Check 1 2. Check 1 2. Oh my God. Check 1 2. Check 1 2. Hey yo, I don't check 1 2. Check 1 2. Yeah, Sintex Meliane Unesha. Meliane, niba atari ibanga tubwira ikintu cyatumye hitamo Sintex kari we mukorana featuring yawe ya mbere. Nkunda kubivuga ariko sinzi mabundi kuki mwese mubimbaza. Nje ndabikubaje nta undi muntu turi kumwe ariko ndinge. Uyu musore nyine ari humble kandi n'umwana mwiza nyine. Nago yangoye mbimubwira. Nanamushimira cyane imbere ya kamera za. Sintex. Meliane akikugezaho igitekerezo cyuko mugiye kandi indirimbo wabyakiriye ute? Mbere na mbere njye ukuntu nteye ntabwo ntwara ibintu nkuko amategeko ngo runaka ngo ugomba kubitwara kuko nta mategeko angenga. Njyewe ndi Sintex, hari ibyo nubatse kandi hari n'ibyo ngomba kuba nafasha nyine kuzamuka, you know, kubera ko ahanini cyane iyo umuntu yubaka ikintu runaka ntabwo ashingira ku kintu runaka. Meliane afite impano, abagiye bamukurikira mu bikorwa byose yagiye akora. Meliane afite impano kandi koko nta mahirwe nanjye kuri njyewe kuba naba umwe mu bantu bagira uruhare rwo kuba yagira ahantu agera runaka mu bijyanye na music. So yangejejeho igitekerezo anyumvisha n'ibikorwa yari yamaze gukora. Mu by'ukuri iyo nza kumuhakanira nari gufatwa nk'umuntu w'umugome cyangwa se umuntu utifuza iterambere ry'abandi. Ariko mu by'ukuri Meliane yari afite ibisabwa byose byo kuba twakorana indirimbo nkanjye Sintex. Kandi gukorana nawe indirimbo ni ibintu byiza cyane kuri njyewe. Ni ibintu byanshimishije kuko buriya ntawe umenya aho undi bwirageze, sibyo? Uyu munsi nshobora kuba ndi Sintex Kalabashi waririmbye twifunze why ya ejo bundi hakaduka undi mwana nanone uririmbye indirimbo runaka nanjye nkamukenera kuko isi ni gatebe gatoki, you know. So Meliane ashobora kuzaririmba indirimbo runaka ntaramufashije, urumva nkakenera ko nawe yamfasha, you know. So ni ibintu ahubwo jewe nishimiye cyane kuba narabaye umwe mu bantu baririmbana nawe, you know, cause twese turi abantu kandi buriya music ukuntu imeze buri muntu wese mu isura ya music twese turasa kuko music ikiza music tuyifatira mu buryo bw'ubugeni,
sibyo kandi buriya ikintu kiranga ubugeni ni ugusangira. Yeah, it's art is about sharing. So why not sharing my art with Meliane? Yangijeho igitekerezo nanjye ndacyubahiriza kubera ko yari afite n'intego runaka. So nagombaga nanjye kuba na bumwe mu bantu bakorana nawe kugira ngo agere ku rundi rwego, nanjye nzagere ku rundi rwego nkuko nanjye mfite abangeza ku rundi rwego. Why not? Ubundi Sintex mu by'ukuri njye nkunda kuganira n'abana bakizamuka cyangwa se nakoraga ikiganiro cyitwa Stand Up Talent, nakiramwe abana bafite impano. Akenshi urebye abahanzi bageze iyo bagera cyangwa se abanyamakuru, akenshi abahanzi bakizamuka, Meliane reka mwite ukizamuka ariko haraho yageze ambabarire, haraho yageze ariko wenda reka mbivuge gutyo, ugasanga arakubwira kubona promotions biragora, kugira ngo ubone featuring n'umuhanzi ushaka biragora, ubundi abandi bahanzi batiyoroshya nkuko Sintex yoroshya. Ubona biterwa n'iki? Biterwa n'ubujiji. N'ubujiji. Kubera ko nkuko wumva ngo umuntu aravuka gapfa, niko isi imeze, ntago ari twe twiremye, niko rurema yaremye isi. Ni ukuvuga ni twebwe umuntu nkuko Meliane nawe afite abandi agomba gufasha, nanjye mfite abo ngomba gufasha, nanjye mfite abagomba kumfasha. Rero umuntu ugerageje kwica iyo shene abarinjiji kandi numva ko nyuma yaho aza guhura n'ingaruka. Yeah. So ni ikintu numvise cyane kandi kubera ko hari amasomo menshi cyane nagiye mfata cyane kubera umusaza mvukaho Kennedy yagiye amasomo menshi cyane. Dufite urugamba rukomeye rwo kuba ntago kuri ino si tureba ibintu by'ubutunzi cyane, ntago ari ibintu byiza kubera ko iby'ubutunzi biraza, ariko ukuyeho iby'ubutunzi dufite barumuna bacu, dufite bashiki bacu, dufite abakunzi, you know. So numva gufasha ari ikintu twagashize imbere. Ntabwo navuga ngo naramufashije cyane giye mu buryo bwanjye, uburyo mbibona, kubera ko yari guhura n'ubundi bufasha nanone, you know. Kandi ubufasha namuhaye ntago ari ubufasha bukomeye cyane. Ni ibintu bisanzwe, you know, nk'umuhanzi kuko ni umunyempano, muramuzi, aririmba indirimbo za gakondo, yaraziririmbye, hari abantu yagiye ashimisha benshi cyane batananzi, you know, batananzi. So kuba we yarafashe ya mbere akangeza igitekerezo ni ndashaka ko dukorana indirimbo runaka, ntago ari ngo buri muntu wese ngo namufasha ngo twakorana, kuko urumva hari abantu ushobora kurota ejo bundi akabyuka akaza akakubwira ngo turirimbane, ariko nta n'igikorwa afite, you know. Gusa nyine nanjye ndeba aho uwo muntu yahereye n'intego ye, kuko nanjye mbikisha mu kayunguruzo nkareba niba koko bikwiriye, you know. Ariko mu by'ukuri nabikoze ari ibintu ntekerejeho kuko ni umunyempano mu by'ukuri kandi afite intego mu byo akora. Ibyo akora ni ibintu yatekerejeho kandi urumva ntago ari ibintu biri muri we wenyine, hari abandi bantu baba bamushyigikiye. Ni ukuvuga umuhakaniye ntago ari we wenyine waba uhakaniye, hari n'abandi bantu runaka bamushyigikiye uba uhakaniye. Kandi mu by'ukuri nkuko nabivuze, inganzo ni ibintu byo gusangira nk'abantu beza. So nashimye icyo gikorwa kandi mu by'ukuri nanjye ni ikintu numva ndi proud of, ni ikintu numva nishimiye cyangwa kimesha ishema kuba hari umuntu naririmbanye nawe ngatuma byibuze hari abayoboke banjye bakunda umuziki wanjye bahise bareba inganzo ye bakaba bajya no kureba n'ibindi bikorwa bye. Ya cause niko tubayeho. So nta kintu gihambaye kirimo cyane. Kiriya ndirimbo People ninde wayanditse hagati yanyu? Ni Meliane yaje yanditse cyangwa? Yes, Meliane yaje ambwira ko ashaka kuririmba indirimbo yitwa abantu. Abantu baravuga cyane kandi mu by'ukuri abantu bavuga kubera ubusutwa, abantu bavuga nta kintu bashingiye, ahubwo abantu bakavuga kugira ngo banezerwe, nyamara muri uko kunezerwa hari abo bababaza, you know. So igikorwa cye numvise ari ikintu gifite uburemano, urumva,
kuko urumva abantu baravuga muri rusange pe, nawe urabizi ko abantu bavuga. So jewe ntabwo njya nta akanya mu butumwa bwose nasangiza abantu mu by'ukuri. So ambwiye iryo jambo urumva ko ari we wanditse ibintu. Okay, ndavuga ni okay, nanjye ndakunganira kubera ko nanjye abantu baramvuze. Sintex jambo abantu bakubuze cyangwa ikintu abantu bakubuze ukababara niki urumva ya aravuga ati abantu baravuga ya ikintu bakuvuzeho kikakubabaza ya ikintu abantu baravuga, none se wowe nta kintu bakuvuzeho? Ni ibintu bisanzwe ntago nabirondora ngo mbirangize kuko byarenga 20 kandi ntago dufite uwo mwanya wose. Gusa abantu baravuga, so nanjye nandika ibyo nkwiriye kwandika. Nanjye ngira amahirwe yo kuba nagira uburyo ngabana muri iyo minoti 2 n'amasegonda y'iyo ndirimbo, uburyo nashyiramo ubutumwa bwanjye kugira ngo bigire ko byunganirana n'ibyo Meliane yavuze. Nanjye ndabyandika, nawe indirimbo warayumvise, so biza kugira agaciro. And what I can say, I wish you success cause you're a good artist. Meliane ni umuhanzi mwiza. Wow. Merci beaucoup. Okay, urakoze cyane Sintex, turagushimiye.